yaraje ahindura byinshi, ahindura amateka yawe. Kubaho mu mutwe wanjye natekereza ko inzira ku mutwe wanjye, nkumva kandi ko ndi umugore, nkumva ko mfite umukunzi nyuma y'igikomere, nkumva ko mfite umuntu umbwira birashira, komera, bizagenda neza, ndahari. Yego. Kandi rwose aravuga ati ngewe nariyubatse, ariko nkarwana intambara ivuga ngo niba wenda n'urugero yifuzaga ko nakicara mu ntebe ya miliyoni, urwego yifuzaga guhita yubakaho ubuzima bwanjye, wenda nko mu nzu mbamo, ibyo sinigeze mbyifuza. Mbese yashakaga kukubaka mu buryo buhenze. Yego. Noneho we nyine akaba yambwira ati wenda kora totari y'ibintu byose wumva ukeneye. Ikintu gihenze yifuzaga kuguha cyangwa yaguhaye ni nk'igiki? Ikintu numva gihenze twashakaga kugura. None se ikibazo gende kwibaza, yego, Annoncia, mwahuye ku nkuru yanjye, ntazi imico yawe, yego, ntazi ABCD, hari abarundi kazi biwabo, hari abakobwa babona muri Amerika babona no munsi ku munsi. Yego. Ikibazo nakubajije, yagukundiye iki? Yakubwiye ko yagukundiye iki? Urumva naje kugira igikomere kuri we gishingiye ku nshuti zanjye, kuko babandi wenda babonaga yuko niba nkeneye kurya ndi kubibona ibyo kurya, za nshuti zanjye noneho zikajya zimbwira nk'amagambo ankomeretsa. Gute? Umuntu akakubwira ati wowe, ati uwo mugabo wumva muzabana, ati kiza waje nka kuyera pase y'umuntu ushaka kubaka, turumva umuntu ateze kuza wowe akagusanga. Ariko urumva za nshuti ni uko waziganirije, zizi byawe. Yego. Sinigeze ngira ibanga kuko nabaye mu bantu bisize hanze, ariko ndi kurwana n'igikomere cyo kwitwa indaya. Ubabwira ko uri umugore w'umugabo? Urumva niswe indaya kubera ko batazi ngo nishyura inzu bivuye he, nijya bivuye he. Mbese uwa mugani wari mu buzima bw'ubukene, utagira n'icyo kurya, pafu ujye mu nzu nziza, mu bikoresho byiza, umuntu uje umwakira mu rwego rwo hejuru, umva atafite iherezo yo gukeka. Aba bakobwa bacu dukorana ku nkuru yanjye, ku bitangazamakuru bitandukanye, bahamagarwa n'abadiaspora, yego, bashaka kubakoresha imibonano mpuzabitsina online. Yego. Hakaba nabo nyine babana muri ubwo buryo bwawe, mukamarana igihe ariko mukora muri ubwo buryo. Yego. Ubwo ngubwo ntabwo ari byo byakubayeho, we ntabwo byigeze kubaho? Ahari uvi inkuru yanjye. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane, kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe, bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 2557569 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL.
nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri buno buzima. Twizere ko mumeze neza muri hose, twizere kandi ko mukomeje kuryoherwa n'ubuzima. Ndabifuriza kuryoherwa n'ubuzima, mukabubamo mububayemo, mumenye ko turi ku isi. Kandi ikindi nanone kirenze kuri ibyo ngibyo, ntabwo turi mu mwitozo w'ubuzima, turi ku buzima, turi mu buzima, turi ku isi. Uyu munsi rero witoze kubaho, witoze kubaho, wongere ubeho, ubundi ubuzima buzagenda neza kandi buzakunda. So uyu munsi ndi kumwe n'uyu mukobwa muri kureba ahangaha, yitwa Annonciata Mukamugema. Yego. Niwe tugiye kuganira nawe. Mukamugema, uraho? Muraho neza. Si ubwa mbere tugiye kuganira, Ntabwo ari ubwa ni mbere. inshuro ya kabiri tugiye kuganira. Ubundi dore kuganira turi muri Sande Park kera. Yego. Ego, Hari heza cyane. ufite inkuru y'ibyo waciyemo, y'ubuzima bw'urukundo. Ndabyibuka ko nyine wabenzwe ku munsi w'ubukwe. Yego. Ati uyu mukobwa ntabwo twamwemera, atangira no kuzanamo ibintu ati ubwoko bwacu ntibuhura n'ubwabo, yadutera umwaku, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Annoncia, Karame. uyu munsi bimeze biti? Ndashima Imana ko ngiye umweka umwuka w'abazima. Mbere na mbere nishimiye kongera kukubona nyuma y'iyo myaka, nubwo turi mu gihugu kimwe, ariko wenda ku mpamvu z'akazi ntabwo navuga ngo nakubona he byagenda gute, nyine ubu Yego. bize. Ariko nanagushimira ko abakugana bose baruhuka umutima, kandi Urakoze. n'abatararuhuka umutima igihe kirahari. Yego. Hanyuma ni njyewe waciye ahangaha mvuga ku buhamya nk'uko bivuze. Nageze ahangaha mpagirira umugisha, mpagirira umugisha kandi n'ubu mpari simfite kuwicuza, kuko igihe cyawo nawubayemo. Yego, nawubayemo kandi nahanyuze mbabaye, nahanyuze mfite umubabaro. Uhanyuze ufite umubabaro mwinshi, n'abantu barakubabarira bavuga bati ni gute mubenga umukobwa mwiza gutya? Yego. ngo ubwoko ni buye bwanyu, ngo Yego. bwatera umwaku, ibintu nk'ibyo Yego. ngibyo. Abantu barabableminga uwo musore Yego. wakubenze ku munsi w'ubukwe. Yego. Icyo gihe wararuhutse? ku rwange ruhande, ugenekereje wenda sinjya nza muri komenti. Yego, ntabwo njya nza muri komenti, ariko mu byo nabashije kumenya ni uko hari umuntu umwe wenyine wabashije kumva inkuru yanjye, kandi mu by'ukuri nawe ayihinduriye. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo nahuye n'umuntu wa mbere igisubizo. Yego. Yumva amateka yanjye n'ayiwe hari aho byenda guhura mu buryo bw'uburibwe, bitewe nawe n'ibyo yanyuzemo. Hanyuma rero ansaba ko twaba umuntu umwe. Niyo mpamvu nari mvuze ijambo rivuga ngo nabonye umugisha, mbasha no kuwubamo muri icyo gihe nagombaga kuwubamo. Kuba ndahangaha, muri make harimo no gushimira uwo mugisha. uwo mugisha. Yego. Yego. Okay, uwo mugisha waje gute rero? Waje kugoza amarira y'uburyo nyine wabenzwe ku munsi w'ubukwe. Nkeka ko ari ikintu cyakuriye igihe. Yego. Hanyuma nagize umugisha wo kumvwa n'umugabo uri mu gihugu cya Amerika, avuka mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Numvaga ari ishimwe kuri ngewe cyane ko no mu busanzwe nkunda Abarundi. Ndabakunda pe. Ubwo ufite impamvu yabyo? Kuva ndi umwana, ndi mutoya aho nababona, kubera hariho, urabona muri Rusizi ahari inkambi ahazwi nk'inyarushishi, habaga hari n'Abarundi. Rero twanyuraga tujya mu isoko, twategeraga amatwi uko bavuga. Naho ngaho urukundo rwanjye rwatangiye kwishimira kuri bo, kuko no mu buzima bwabo iyo baganira ntibakubeshya, barisanzura, baba open. Yego. Yego. Ariko mu gihe twebwe ubwacu twumva yuko mu gihe ugiye kubera umuntu open uba ubaye nk'aho ugiye nko kwishyira hanze, ariko Umurundi we
Yeah. araruhuka akakubwira niba ababaye, akakubwira niba yishimye akakubwira. Yego nicyo kintu kuva n'umwana cyatumye nkunda umurundi. ugira gutya ariko bitana n'umurundi Murimo. uvuye ku nkuru yanjye Yego. arakubwira ati numvise ikiganiro cyawe, numvise ibyo waciyemo, atubwira iryo joro nkeka ko ari mu ijoro. Yego. Yego. Ni umugabo w'imfura. Impamvu mwise umugabo ni uko mu gihe cyashize yafashe inshingano nk'umugabo kandi arazubahiriza. Hanyuma rero nagiye kubona mbona telefone irahamamagaye ariko sinabasha kubyitaho ko hari igihe tuvuga inkuru ariko bitewe nanone nuko utaramara kwakira neza ingaruka z'ibyo ugenda uhura nabyo, kuko burya turavuga tugasohora ariko ntituba twakuyeho mu mitwe y'abandi uko badufata. Yego. Yego, ubwo rero ngira ngo nabashije gusa n'umwirengagiza, numva ko ngewe ntakwiye guhita nitaba ako kanya, nitaye ngo nimero iri mu kihe gihugu, nitaye ku cyo nshakira, nagerageje kuyikwepa bishoboka. Yego. Hanyuma aho namuhereye umwanya nawe umuhaye nk'umwikiza, shyiraho impamvu. Ndavuga rero abantu bo muri iyi minsi iyo babwiye ati nkeneye amafaranga bahita bahunga, ariko nza gusanga amafaranga kuri we atari ikibazo. Urumva namubwiye ko ngewe nkeneye mfite ikibazo cy'amafaranga ndetse biri no mu buyobozi kugira ngo nibura basi ikibazo cyari gihari, ariko nashyizemo akantu k'ubuyobozi kugira ngo yumve ko nta mwanya mfite wo kuvugana nawe. Yego. Hanyuma wenda azanambabarire nareba iki kiganiro kubera ko ntabwo icyo gihe mubeshye, sinigeze ngere nyuma nyine ngo mubwize ukuri ko nabeshye iby'ubuyobozi muri ako kanya. Yeah. Ariko urumva yari umubabaro uri kubintera. Uvuga nubwo ndi bize nubwo ibi bingoye ariko ntago ndi mu gihe cyo kwitaba telefone. Arangije arambwira ngo nimufotorere irangamuntu y'amafaranga arayampa, ikibazo kirakemuka. Urumva numvaga ko uburyo cyabikoze ari wa muntu uza akagufasha rimwe kugira ngo nibura basi mubashe kuba mwavugana, niba ari inama umugira cyangwa se nawe akugira ubashe kuzumva. Ariko sinamenya yuko nyine igihe namutenguhaga nanjye kizagera nyine akajya ntenguha muri ubwo buryo. Hanyuma rumva twamaze igihe kingana n'amezi 3 we yafashe inshingano nk'umugabo mu rugo, ariko we atarabinyerurira ko yafashe inshingano nk'umugabo mu rugo. Rumva buri gihe runaka najyaga kubona nkabona message y'amafaranga agomba kudufasha, ariko kumuhamagara simuhamagara ahubwo nkamushimira ibyo yakoze. Hanyuma mu kumushimira ibyo yakoze we icyo yahitaga nsaba, yahitaga ambwira ati rero ndifuza ko wazajya umvugisha. Nkamubwira sinzi amasaha y'iwanyu, sinzi nawe uherereye, noneho wumva urwego nari ndiho rw'uko nari merewe muri ngewe. Urumva hari ukuntu uvuga inkuru ariko nyine agahinda katarashira, cyangwa se wenda n'abandi bakireba inkuru abandi bakakubwira ati wajyaga kuvuga ibiki, ese niba byarabaye ko tutabimanaginga muri wowe. Ariko nubwo bigira abo bifasha, turibuka ko n'ubundi ntabo tuba twabonye twicara iruhande, nta materaniro runaka tuba twicayemo ngo tuvuge ubwo buhamya bityo ba bantu babashe kubwumva natwe turuhuka umutima, kuko ni intambara tuba twararwaniye muri twebwe. Twe ntabwo twigaya kuba wenda twasangiza abandi inzira y'urugendo, kuko hari undi ushobora kubicamo cyangwa se akaba ari n'undi wabinyuzemo ariko akaba yavuga ati wenda sinjye njyenyine, akaba yavuga ati wenda sinjye njyenyine kuba nuriya nawe yaragize gute yarabashije kubicamo. Hanyuma nyuma y'amezi 3 nibwo yabonye komporopoza ko twatangira urugendo. Ntabwo yigeze wanyumvisha ko twatangira urugendo rwa fiançailles, ahubwo aravuze ati nyemerera fiançailles tuyirenge kubera ko twese turi bakuru tuzi n'icyo dushaka tukatuzi n'ibyo twaciyemo. Hanyuma witwa umugore nanjye nitwa umugabo, mfata inshingano nk'umugabo. Amakondisiyo zo kuba ntagaruka gutanga ubuhamya ko napfushije ubukwe, ahubwo ko nzagaruka nje kuvuga ko mfite umuryango. Hari ikimana yakoze n'abana mwabyaranye. Urumva nyine we yarazi uko ashaka kugira ngo ibintu abe yabihindura, ariko nkajya ngiramo impungenge rimwe na rimwe nubwo turi kuvugana avuga se nzabwirwa n'iki ko uyu muntu ambwiza ukuri ko ari imahanga. Jera afite inyinya
nawe ufite inyinya yego nabimenye ko afite inyinya tumaze amezi 8 kandi yarampamagaraga kuri video tukaganira ariko yajya guseka akareba ku ruhande kugira nzamenye hanyuma urumva ko utwo n'utuntu twinshi kuba wenda hari uburyo kibundi utamusobanukiwemo ntawakubwiye uwo ari we ntawakubwiye inkuru nkajya ngiramo akantu ko kwibaza se uyu muntu koko ni ibyanyabyo nigira inama mu mutima wanjye mfata telefone kuno nshaka gufata telefone ebyiri mfata sheri wa pirate mfata na sheri wa nyawe hanyuma nkamwandikira ndi sheri wa nyawe nkamwandikira ndi sheri wa pirate aho sheri wa pirate akaba afite ikibazo cya telefone yapfuye hanyuma iyo telefone yapfuye urumva iyo yanyandikiraga cyangwa akansaba ijwi kugira ngo asobanukirwe uwo bari kuvugana ngewe nahitaga nohereza message nk'undi mukobwa nkamubwira iri coding ushingiye kuri iyi message akampa ijwi rye akaba ari ryo mukinira kuri ya telefone ariko nihungabana ryo kumva yuko nizeye ko urwo rukundo yarumpa koko agafata inshingano nkitwa umugore bwase koko nibyanyabyo cyangwa bizanyica mu mutwe hanyuma hari igihe nyine twaganiraga kuri iyo telefone ya sheri wa pirate ariko nkumvazanyemo ya mazina akamutereta ariko akavuga ati oya ariko niwumva bitakurimo n'ubundi uzabyihorere mfite uwo nahaye umutima akabavuze ngewe yavuga ngewe nkavuga biracyahari nkakomera wenda nkanabimuhisha ko namenye yuko ashobora kuba yajya no gutereta ahandi ariko ubwo wowe ntabwo wigeze bikeka ko ari we wabikoraga se igihe nabimusobanuriye twari tumaze imyaka 3 kandi njye narabikoze mu maza ya mbere nk'amezi 6-7 gutyo nibwo namubwiye ni rero wenda kwa kundi mubona hari ibitagenda neza muri kuganira ndamubwani rero yomba mvuga ngo singukunda cyangwa ndashaka kugira ngo ngutere igihe cyangwa se ngiye bimwe mu byo waruhiye nari kuba narakuretse urya munsi nabonaga ko ushobora kuba waba ugikeneye kuba wabaza izina n'ahandi mu gihe utabikonfaminze ariko nanjye nirengagije ko wenda ku gitsina gabo niyo miterere hari uko biyumva hari icyubahiro bagomba guhorana babumva yuko kuba umukobwa yaba ameze kuri akavuga ati numve ko yakemera gusa yego akenshi abagabo bakunze kuba bagira icyo kintu buryo mushobora kuba muri kumwe mu modoka mukava Nyabugogo mujya Rusizi cyangwa se na Rubavu ariko akavuga ati muri iyi modoka ntago ndi bugende niganiriza mukaganira ariko bikarangirira aho ngaho wenda atanakwatse na nimero cyangwa ngo mukominikane urumva ko ibyo ni ibintu bibaho mu buzima urumva ko hagiye habamwe imbogamizi mu mitekerereze yanjye ariko navuga se gutya niba umuntu bitagenda gutya ngashaka zimwe mu mpamvu rimwe na rimwe nkifuza no kuba nasezera ariko akambwira ati hoya ntago nifuza ko wagenda bitewe n'impamvu yuko ngewe naba naragukereje kuba wabona undi mugabo kandi koko wumvaga ari mukuru umvaga ari mukuru yahoraga ambwira ijambo akambwira ati ngewe sinifuza kumera nka babandi sinifuza kuzibona mwanya wa babandi bagukomerekeje aho ngaho ntabwo ariho nifuza kuzibona n'umunsi wa rimwe kandi koko niba ukwezi kw'inzu kugeze akabimenyera niba kurya hageze akabimenyera ariko niwe wakumenyeraga buri kimwe cyose ariko hari kondisiyo bivuga ko ndi umugore mu rugo sinemerewe kugira aho njya icyo nzageraho ni amaboko y'umugabo azaba agize gute azaba akizanye wari warabaye umugore wese muri icyo gihe biri komfa mu mitwe yacu kuko ntabwo twari twigera duhura n'isegonda rumva ni ibintu twebwe ubwacu dufashemo decision y'umubano hanyuma urumva ko arambujije kuba wenda nagira icyo nakora hamwe ati icyo uzakora ni njye uzaba ukigizemo uruhare ubu mfite ijambo mu rugo kandi koko ni ukuri yari arifite n'intwari yaranarikoreye hanyuma urumva uko tugenda tumenyana igitangaje nuko yaje kumbwira ko nabwira mu rugo ko ahari kugira ngo igihe runaka yaza bitazigera bibatungura ndabivuga
uvuga ko ufite umugabo? yego mbibwira mama, arambwira ati none se ko ari amahitamo yanyu, niba mwarahisemo gukundana natwe turahari ngo tuzabashyigikire. Ariko mama kubera ko arashaje, we yarazi ngo nyine mubwiye ko umugabo turi kumwe mu nzu. Urumva iyo twavuganaga kuri telefone yarambwiraga umugabo ameze ute, ameze neza. Urumva mama wakisetingamo ko naba narishingiye, musobanurira neza byimbitse ko umugabo tutari kumwe hehe mu gihugu, abasha kubyemera. Hanyuma kakantu kubushize ko kuba kwa mabukwe hari ukuntu bitagenze neza, bakavuga ngo uyu n'uyu. Urumva ko ndi n'umurundi nanjye ndi umunyarwanda kazi. Arangije abibwira iwabo, arababwira ati rero harageze ko nanjye nazana umugore, harageze ko nagira ibyo nshyira habona. Hanyuma mu muryango bamusubiza ko bitari bikwiye ko ajya kure, ajya mu Rwanda kandi hari abarundi kazi. Yego bamubwira ati ntabwo byari bikwiye ko ujya kure ku muntu utazi. Ababwira ati ngenda muzi, tumaranye igihe. Ababwira gutyo wenda agira ngo abumvishe, bamubwira ati oya, baramuhakanira. Urumva iyo yari impamvu nanone ya kabiri yo kuba watekereza si ibi bintu koko bizabaho. Umuhungu arangije arambwira ati rero ngewe igikurikiye ni uko ngiye kuba nakora ibintu ku rwanjye ruhande, hanyuma n'ababyaye kabiri kandi baragarukirwa. Nkakomeza kumva ko ari kurwana ishyaka ku buzima bwanjye, kandi mu bwenge bwanjye numvaga ari nako kuri ko ari kurwana ishyaka ryo kugira ngo tuzabane. Cyane ko mu mitekerereze twe twaramaze guhuza, twumva yuko duhujije ibitekerezo. Nubwo wenda bavugaga nta mashuri, nta mafaranga uwo mukobwa afite, ikigeretseho yanabyariye iwabo, ngewe numvaga nyine izo mpamvu we kuba yarazakiriye mbere yari afite kuzirwanirira kugira ngo zibe zavaho nk'impamvu mu muryango. Cya mbere nk'umuntu wari ufite amafaranga kandi akanyumvisha ko ndi umugore, kandi nanjye koko nkanabyiyumvamo, nkumva nta n'icyo bintwaye, mba proud yabyo ku buryo umuntu wese twahuraga namubwiraga ko mfite umugabo ari muri misiyo. Bambwira ati se ari mu basirikare bagiye ejo bundi, ese ari mu basirikare bazataha ejo bundi. Ntabwo ngewe wanjye ni umunyamahirwe, misiyo ye bahora bayongeza. Kandi koko muri iyo myaka 3 yashoboraga kumbwira nzaza mu kwa gatandatu hagera impamvu z'akazi zikaboneka. Ntabwo wabwira umuntu ngo gushaka nibyo musize imbere kandi wenda ngo uhite umupushinga kandi wibyo ari kukubwira nabyo byumvikana. Urumva yuko habonekaga impamvu, yashyira mu kwa 9 hakaboneka impamvu, yashyira mu kwa 11 wenda papa wagenda wabayitabye Imana ati sinaza gusaba umugeni, abantu bari mu kiriyo. Izo mpamvu zikagenda ziboneka. Hanyuma nza kugera mu mwaka wa 2024 nibwo yateye intambwe aza muri Afurika. Iyo nayo yari indi mpamvu yo guhita nsubira kwibaza. Araza muri Afurika, arapakinga yaba ibyo namutumye nk'umukunzi nyine kwa kunda kubaza zakuzanira iki, ibyo naba nabashije gusaba. Hanyuma ambwira ko nta kibazo kubizana bitamugoye, ko nta n'ibintu birenze numva nari nabashije kuba namutuma. Nuko araza ageze muri Afurika nibwo kiriya cyorezo Marburg cyahitaga giteramo. Uyivuze muri Afurika aho yaje ni iki gihugu? Yaraje agera iwabo i Burundi cyangwa se n'ibindi bihugu byose yaba yarurukiyemo, ariko ntiyigeze agera mu gihugu cy'umukunzi. Yego. Hanyuma birangira rero nyine asubiye. Urumva yaje kuri yaje ku itariki 6/24 nongeye kubona telefone ye yasubiyeyo. Hanyuma ndinginga nyine bya bindi nk'umuntu wabuze, ariko urumva ko gahinda k'iyo minsi yose nyine ukuntu umuntu wari utegereje akubwiye ko atakije. Yego. Nahise ubibonamo ikintu? Nagerageje kwihangana kuko icyambere nahise ndeba nkavuga se iby'imipaka n'iki, wenda inzira zanze, wenda yahaswe ibibazo nk'umuntu wari uri mu gihugu cya Amerika, sinzi uko wenda yageze mu gihugu cya Amerika. Ngiye nabitekereje gutyo, sinigeze mbibona nk'impamvu wenda iremereye, ahubwo ahantu habaye ikibazo ni ukuba wenda we yaranashyitse ntiyite ku kuba yanyisegura, ahubwo bikaba ari ngewe bisaba ko
mfata iya mbere mu kumubaza ikibazo yaba yarahuye nacyo. Kurumva nanjye mfite ikibazo gikomeye mu mutima ndi kuba se yarafunzwe se yakoze impanuka se yarashye. Urumva ko nibazaga byinshi mu mutwe ndananirwa. Biba ngombwa rero ko twongera gusubukura umubano. Arambwira ati cyo nacyo ubaye intwarikazi y'umugore, kuba udashobora kuba wahita unyanga bivanye n'uko naje aho ngaho bikarangira wenda nakubonye. byitwa ko abigukundiye. Nabyo arongera abigereka ku maranka y'ibizamini yigeze ankoresha mbere y'uko twinjira mu rukundo. Yanshishije mu bizamini bigeze mu 9, ariko ntiyigiraga nsobanurira icyo kizamini uko kiraba kimeze, ahubwo we yarazaga akambwira ati umunsi w'ejo tuzakora ikizamini, wagahita atangira ari ikiganiro gisanzwe tukaganira. Ariko mu byo twaganiriye mu bisubizo ngiye nagiye musubiza we hakaba harimo ibibazo yibazaga ariko simbimenye, cyangwa se akaba yazana nk'inkuru kuri wowe kugira ngo tukuvuge, hanyuma wenda akakuvuga nabi agira ngo yumve amarangamutima yanjye uko yasegurira kuri uwo muntu waba uri guhohoterwa. Nubwo buzima bwose twagiye tubanamo hose arambwira ati rero amanota arakwije kandi ibi bitekerezo byawe ntitaye ko utize mu mutwe haragutse n'ubundi bumenyi bwose wabasha kugira gute wabasha kubugeraho. Ariko ndakwibutsa yuko yaba umunyu niwe nagombaga kubwira nk'umugabo mu rugo, ngatanga ripoti ko buri kimwe cyose cyagize gute. Mbese yahahiraga urugo, yego, akaguhahira akaguha buri kimwe cyose, usumva bitari birenze ahubwo. Mana yanjye nibwo bwa mbere numvishije ko kuba waba ufite umugabo biryoha. Nibagirwa bya bikomere byose, nibagirwa kagahinda abantu babizi pe. Narahashye, nasangiye n'abandi, sinigeze njya njyenyine. Nawe urebye ikiganiro wankoresheje ubushize ndasa n'umugore wari uri mu mafaranga. Urarenze. Nukuri ntabwo wasaga gutya. Yego. Ntiwari unasukuje gutya. Yego. Ntiwari wambaye gutya. Yego. N'uruhu rwawe ntabwo rwasaga gutya. Bivuze ngo wari ufite icyo twita. Nanakoze ikiganiro burya nubwo nari ndi guseka ariko nari nasize nkingiranye umwana kandi sinari mfite n'icyo kurya. Yego. Umva ukuntu Imana ikora. Nawe ubwawe negereye wakabaye kuba wanyumva ukavuga ati uyu muntu nubwo byagenze uko nabi naracecetse. Ndacecetse. Yaguciye iki? Cyatumye yagukunze ate? Cyatumye kugira umugore wa online? Kuko nimwigeze muhura. Uwo mugore wa online wo kwikoranabuhanga imyaka 3 igashira. Wari wabenzwe n'umugabo wa mbere, wari ufite umwana arimo abyanga, imyaka 3 igashira. Imyaka 3 aguhi twatandukanye noneho turi mu mwaka wa 4. Urumva ubwo ni 3 n'igice kurenza tugeze mu mwaka wa 4. Yahoraga buri uko twavuganaga yaramamagaraga umukobwa wa mabukwe Karabo kanjye. Nago nifuza kuzigera nibona mu mubare w'ababandi ijambo nakubwiye nzaririnda. Ariko uyu munsi wa none urumva babandi nasangiraga nabo bo ntibyabashimishije. Ntibigeze bita ku buribwe naciyemo, ntibigeze bita ku magambo bambwiraga yo kunkomeretsa biriyo bigumana muri wowe n'ubundi kababizi babizi. Nyine ibyo byose bo ntibigeze babireba. Ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima Cleaning Service. Aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye. Nibyo twoza intebe z'ubwoko bwose, yaba iz'uruhu, umwenda n'izindi zitandukanye. Twoza amatapi agasubirana ubushya. Nibyo twoza amakaro agacya, yaba mu nzu utuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka. Icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza. Twoza ibikuta bisanzwe, yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye. Twoza amabati, amategura akongera agasa neza. Duha ikaze nka Vima Cleaning Service dugukorera fumigation, twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe maze ubeho iwawe utekanye. Nibyo dukorera mu Rwanda hose, tugusanga aho uri. Akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi, twandikire ku mbuga zose, unahamagare kuri 0783 63 48 61. No kuvuga ngo igisubizo cyose cyangwa se amahoro n'ubundi ava mu ntambara. Nari ndwanye n'ibyo bikomere n'ubundi
ariko waje arabinyomora, anyomora icyo kuba, anyomora icy'uruvugo, kuko urumva niba ntari mfite nanone ubundi buryo buhambaye mbayeho bw'akazi gahoraho, niba ari ibiraka cyangwa se niba uyu munsi wari uri kuzunguza bakagufata, ni ukuvuga ngo yaraje ahindura byinshi, ahindura amateka yawe. Yego. Kubaho mu mutwe wanjye ntatekereza ko inzu iri ku mutwe wanjye, nkumva kandi ko ndi umugore, nkumva ko mfite umukunzi, nyuma y'igikomere nkumva ko mfite umuntu umbwira birashira, komera, bizagenda neza, ndahari. Yego. Kandi rwose aravuga ati ngewe nariyubatse, ariko nkarwana intambara ivuga ngo niba wenda n'urugero yifuzaga ko nakicara mu ntebe ya miliyoni nkabirwanya. Umugabo yakubwira ngo ngura intebe ya miliyoni, ni urugero nguhaye nyine, wenda ibyo yifuzaga, urwego yifuzaga guhita yubakaho ubuzima bwanjye, wenda nko mu nzu mbamo, ibyo sinigeze mbyifuza. Mbese yashakaga kukubaka mu buryo buhenze. Yego. Noneho we nyine akaba yambwira ati wenda kora tutari y'ibintu byose wumva ukeneye. Nkamubwira ntago naje cyangwa se menyana nawe wamfashije kubera ko ari mvamutima zawe, ntago numva ko icyanzanye ari ugufata wowe ibyo waruhiye, numve ko nabibamo muri ubu buryo bwo kumva ko buri kintu cyose nakagombye kuba ngifite. Ikintu gihenze yifuza kuguha cyangwa yaguhaye ni nk'igiki? Ikintu numva gihenze twashakaga kugura zari intebe zo mu nzu. Nta modoka, ntaki? Kuri ngewe urumva ibyo byose ntabwo twari turabigeraho, kuko muri we naho atavuga, nabonaga ikintu cyose yifuza ko cyatuma mera neza, ariko singere ku rwego nzagira andi mahitamo. Iyo ari kukiguha, ni ukuvuga ngo nk'urugero, niba wenda ndi umugore yari kuvuga ati wenda genda ukore bizinesi iyi, ariko yabishyiraga mu nzagiye kubera yuko azi ko umwanya wiwe ari mukeya, kandi namara kunshyira muri bya bindi, kandi koko arabibona ko mfite urukundo kandi nifuza kugira umuryango, ntekerezaga ko yavugaga wenda ko nashakana n'abandi bampaye umwanya. Yego. None se ikibazo ugenda kwibaza, yego, Annoncia, mwahuye ku nkuru yanjye, ntazi imico yawe, ntazi ABCD, hari abarundikazi biwabo, hari abakobwa babona muri Amerika babonana umunsi ku munsi. Ikibazo nakubajije, yagukundiye iki? Yakubwiye ko yagukundiye iki? Mu kiganiro twakoze buriya abantu banyurwa bitandukanye, uburyo ki nasubizagamo amagambo wambazaga, kandi uburyo ki wenda inkuru yari ibabaje, ariko kandi nanone singaragaza agahinda. Ikindi kuba wenda nta rindi mu buzima bwiza, ariko simbivugire mu kiganiro, ahubwo nkaba igisubizo cy'abandi mu by'inkuru. Bimwe biri muri ibyo, wenda ikindi niba hari ikindi yaba azi, yaba yaragendeyeho, azakitubwire tumubona. ni ukuri pe, ahari haracyahumeka kandi turabimushimiye. Urumva naje kugira igikomere kuri we gishingiye ku nshuti zanjye, kuko babandi wenda babonaga yuko niba nkeneye kurya ndi kubibona ibyo kurya, za nshuti zanjye noneho zikajya zimbwira nk'amagambo ankomeretsa. Umuntu akakubwira ati wowe, ati uwo mugabo wumva muzabana, ati kiza waje nkakuyera pase y'umuntu ushaka kubaka, turumva umuntu ateze kuza wowe akagusanga. Ariko urumva za nshuti ni uko waziganirije, zizi ibyawe. Yego, sinigeze ngira ibanga, kuko nabaye mu bantu bisize hanze, ariko ndi kurwana n'igikomere cyo kwitwa indaya. Ubabwira ko uri umugore w'umugabo? Urumva niswe indaya kubera ko batazi ngo nishyura inzu bivuye he, njya bivuye he. Iryo zina rero nanone bitewe n'uko iyo mico ntayiziho, byantwaye igihe cyo kujya kurwana nabyo. Ubwo nsuye nkaba namuganiriza, nkamuganira ukuri, Imana yangiriye neza, mfite umuntu umenyera ubuzima. Wa undi yabisansabirije, bo bacuragamo intwaro yo kuza kunsenya no kunyumvisha yuko nibeshya bitazigera bikunda. Uwa mugani
wari mu buzima bw'ubukene utagira n'icyo kurya, pafu ujye mu nzu nziza mu bikoresho byiza, umuntu uje umwakira mu rwego rwo hejuru, umva adafite iherezo yo gukeka. urebye umuhungu tukimenyana na nubwo nigeze njya mu nzu irenze ko namenyana nawe nashatse kurinda icyo yambwiye, kuvuga ko wenda yubatse ubuzima bwe nirinze kugaragara nk'uje kubusenya, kandi koko numvaga muri ngewe icyo nkeneye umuntu wambwira ati dufatanye ubuzima, duhige, tubigenze gutya. Naho kumva ko ngiye kujya mu byuzuye nanjye numvaga atari ibyanjye, kubera ko niyo naramubwiraga basi ntuzankwe, yego uzaba ubiretse ubanza urebe ko nakubera umugore, basi niba uhisemo ko twasezerana tuzasezerane ivangamutungo muhahano, nanjye uzareba imbaraga zanjye z'uko nabasha gukora. Urumva ko ibyo byose nibyo nabaga mubwira mu rwego rwo kugira mwereke yuko ntagamije kuba nagira gute nabanje kumusenya. Ariko za nshuti iyo zagarukaga ku nsonga ashaka kumbwira ati wowe uriyuzicwa n'agahinda ntuzigera umubona, ntimuzabana, icyo azakora no gutwerera iwanyu sirikeyi bakagushyinguramo ati kandi ubuzima buzakomeza. Hanyuma urumva ko nawe yari afite akazi, ariko ako kazi kagenda kamugira bize. Uko agenda aba bize urumva ni byinshi biri kundwaniramo muri ngewe. Nageze ku rwego mubura bya byishimo ntangira kubibura, kandi za nshuti zirushaho kunyataka. N'amafaranga atakiyaguha, n'amafaranga atakiyamera igihe. Kuko iyo ataziraga igihe nabaga mfite aho nshobora kujya kwikopesha bakabimereza, yaza nkishyura nkumva ko ari ibisanzwe, kandi koko akambwira ati nagize impamvu izi n'izi, kumva izo mpamvu koko zirumvikana, ya mafaranga akaba yagira gute, akaba yatangwa. muze gutandukana gute rero? Gutandukana kwanjye nawe bwa bubize bwaragiye bubaho burenze. Ku ruhande rwe yego aragenda babize ku rwego rurenze, biba ngombwa ko ngiye muri ngewe namubaza nkamubaza turacyari kumwe mu rugendo, mbona imyaka yicuma, wenda se nifuje kuba namubwira niba wenda warambwiye ko icyo nzakora cyava mu biganza byawe, mfasha kuri iyi nshuro basi noneho mbe nakora. Akambwira ndi kubitekerezaho, nkamubwira noneho basi mbabarira, wenda nibona hakiri indi myaka noneho tubyare, nitwe umubyeyi nyine mbe mu rugo ndi kurera. Urumva nabaga mu nzu, ntiwasohoka utagiye mu kazi, ntiwasohoka udafite iyo ugiye. Ibyo byose ni ibibazo nibazaga muri ngewe, ko nageze ku rwego. Bivuze ngo imyaka 3 yose yaragutunze ku buryo utasohokaga no mu nzu? Nasohokaga ngiye guhaha cyangwa se ngasohoka ngiye gusenga, ariko bya bintu byo kuvuga ngo umuvuma za buri munsi izo ntazabagaho. Hanyuma warubaye nk'umwamikazi uhabwa buri kimwe cyose. Ni ukuri abyubahirwe, yabaye imfura mu buzima bwanjye, kuko ibyo byishimo yampaye nta wundi muntu mu buzima wari urabima. Yego. Hanyuma rero urumva ko mwandikiye mubaza ko ngewe bitewe n'uko mbibona, bitewe n'uko mbona imyaka iri kugenda yicuma, kandi ntitubyaranye wenda mvuge ngo ndi kurera, nta bizinesi ndi gukora, ni ukwirirwa wenda twebwe nyine ubundi dukunda gukora, ntidufite icyo dukora ariko biri mu maraso. Rero mu gihe ibiri mu maraso bitari gusohoka twumva tutaguwe neza. Hanyuma urumva ndamwandikira ndamubaza ibyo ngibyo, ambwira ko ari kubishakira igisubizo. Mbona ariko n'ubundi hongeye kurengana mu igihe kinini, hacamo igihe pe. Nangije namwandikira namubwira ariko uracyahari ko ajya gukunda kumbwira ko hari, cyangwa se wenda nyine niba ubona ntakiri ingenzi mu buzima bwawe, birashoboka ko haba hari abandi kandi banaryohera umuryango wawe bakabyumva, noneho nta kibazo wareka tugahamagarana nk'uko dukundana twahamagaranye twemeranye urukundo, noneho wenda tukaba twaganira tukagira ibyo duhagarika. Yahise azana mesaje iremereye ati mada amahoro yose nakwimye ndayaguhaye, wigendere, niba ubonye undi mugabo nzabyishimira, niba ubonye ubundi buzima bizanezeza. Ariko urumva cya kindi cyo kuba hari aho ansize, nkuko yambwiraga ati igikomere cyawe sinzigera numa n'umunsi wa rimwe wabasha kwitekerezaho. Urumva gusize aho wowe utatekerezaga. Uyu munsi wa none
inama irimo cyangwa se n'isomo nkuyemo, nta mugabo uwo ari we wese umutwitiye iryo jambo waryumva ko ugomba kuba mu nzu, ariko ntibazagushuke, burya umuntu arigira. Gushaka ni ugushobora. Umugore tinyuka urashoboye. Bivuze ngo abaragukatiye gutyo mutandukana mutyo. Dutandukana ari bwa bucuruzi ntabwo, ari rwa rukundo ntarwo, nta kintu na kimwe mukuyeho, kuko no mu miryango. Kuki utamenya ubwenge wenda uvuga utereka saving, ntawe wamenya amafaranga guhaye kurumva yaguhaga iby'umurengera. Yego. Hanyuma ntago nigeze nenjoyinga ku rwego navuga ngo nararangaye, kuko niba we ukuntu yabigenzaga, niba wenda yakubwiye uti mfasha unkorere tutari ibikenewe, mbwa wenda dukeneye 500, ariko ibyo 500 ndi kwaka umutwe wanjye yabaga harimo wenda desa se nkanti ndagiye gucuruza imboga, nzajya mwitaba n'ubundi nta kibazo kuko nta gikunda kuboneka, wenda ukabitekereza gutyo. Icyo yahitaga areba ati wenda uri mu nzu y'ijana cyangwa se y'50, agahita avuga ati wenda urahahishaho 100. Yego. Yagukoreraga imibare ye. No kubanga iyo ngiye natangaga we yayivuguruzaga mu kugira icyo ngenera. Yego. No kuvuga ngo nge sinari mfite uburyo ki bwo kuba navuga ngo ngiye kuzigama muri ubu buryo kugira ngo nzagere kuri iki. Ariko ntabwo uyu munsi wa none ndaha nubwo mbivuga nk'ubuhamya, izina rye ntirigeho icyasha, kubera ko hari icyo yakoze. Bwa buribwe nari ndimo muri iyo myaka 3 waroroye. Yego, umutima wari umaze kongera kwisuganya. Kuri iyi nshuro ahadahari cyangwa se yaravuye mu buzima bwanjye, ntago nabifashe nk'igikomere. Sinigeze mushyira mu rwego rwa babandi, kuko babandi nari ndi kumwe nabo kandi ngakomeza nkananirwa, ariko ntibanyakire. Mu mutwe wanjye nkakomeza ngahangayikira n'ubundi ibijyanye, ariko muri iyo myaka 3 yasubije icyizere cyo kubaho. Yakubwiye ko mu by'ukuri icyatumye mutandukana cyangwa atagukunda byiteka ari uko iwabo batagushaka? Oya, ntabwo yigeze abikonfaminga gutyo, ahubwo yambwiye ko nyine wenda ngo njyewe ntakishoboye kwihangana kuba ari bize, kandi we ngo adashoboye kuba romantike nk'uko mbyifuza. Okay. Anusia, karame. Hari ikintu abakobwa n'abagore benshi bacana ku nkuru yanjye, bitari no ku nkuru yanjye gusa, bahura nabyo n'abadiaspora bo muri Afrika, abadiaspora nyine baba mu yindi migabane b'abanyafrika, abanyarwanda, abarundi, abakongomani, bahamagarwa. Aba bakobwa bacu dukorana ku nkuru yanjye ku bitangazamakuru bitandukanye, bahamagarwa n'abadiaspora. Yego. Bashaka kubakoresha imibonano mpuzabitsina online. Yego. Hakaba nabo nyine babana muri ubwo buryo bwawe, mukamarana igihe ariko mukora muri ubwo buryo. Yego. Ubwo ngubwo ntabwo ari byo byakubayeho, we ntabwo byigeze kubaho? Ahari nawe arabizi umuhamagaro wanjye, nawe arabizi umuhamagaro we n'itorero rye cyangwa se n'imyizerere ye, ntabwo icyo kintu twigeze tukinyuramo ku bwacu. Yego. Ariko ku bandi wenda ngira ngo babonye isomo bitewe n'ibiboneka hanze, ntabwo bari bakwiye gukomeza kuba open. Ikindi wenda niba aguhamagaye mu by'ukuri cyangwa se wenda akagira icyo agufashisha, wikumva ko urahita ujya gusohoka cyangwa ngo ubigenze gutya. Wenda wumve ko iyubake nyine, gerageza niba ari iyo mashini ube wayigura, uko ngewe ibyo ntarigeze. Ariko urabizi ko bibaho? Yego. Ntabwo byigeze kubaho nubwo bitaba biri kuri we ubisabwe? Nabyo yigeze nsaba. Bitari kuri we? Nabyo yigeze nsaba, kuko uyu munsi wa none mu byo mushimira yarinze agaciro kanjye, mu buryo bw'abaturanyi, mu buryo bw'imiryango, kandi nanone sinigeze mera nk'uwifuza kuba na wenda navuga ngo nubwo hari ibitagenda neza nsubiye mu rugo, yarwanye ku buzima bwanjye. Yego. Nta kibi numva mushinja kindi uretse gusa intego tutabashije kugeraho, nubwo ntamenye nyirizina ikibiteye,
ariko hari aho ngaruka nkumva ko nshobora kuba nanjye narizize bitewe na kwa kundi nagendaga nisobanura mu nshuti. nyuma y'uko mutandukanye se babandi bitwa inshuti batishimiraga kubayeho neza bakwita ko bikora mu buraya, ntabwo bigeze bishimira icyo kintu? Uyu munsi wa none nuba ari kundeba bashobora kuba ari guserebura, yego, ariko kuko hari n'abansohokanaga bakajya kungurira nk'inkoko ariko bagamije kugira ngo barebe ko amasaha yakicuma cyangwa se wenda bakaba banywesha nko kugisindisha kugira ngo wenda babe bafata telefone yanjye bakuremo nimero ze. Ariko wenda cyangwa se agacunga amamagaye akavuga ati wenda reka ndebe izina rye uko ryanditseho, benshi bariyizi bashatse kubigerageza ariko ntibyabahira. Ikindi kintu mukundira cyangwa se namwubahiye nuko iyo yabaga yaganiriye n'undi muntu bakaganira, noneho wenda uwo muntu wenda akaba afite uburyo ki yashatse nko kuzanamo ibintu bitari byiza, yashoboraga kuba yambwira ati umuntu uyu n'uyu wakitwara gutya. Yego. Hano turasoje, dusoje ikiganiro inkuru yanjye twagiranye nawe, ijambo rimwe wifuza kubwira umuntu ko twumva muri kano kanya rimwe ni irihe? Uyu munsi ubayeho gute? Reka ngusaba inyongeza. Yego, iyo nyongezo niyo nyine dushaka twagiye. Yego, ni ikintu cya mbere nifuza n'ubusabe ku buzima bwanjye. Ndasaba buri muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, waba ufite akazi katagombera amashuri, kaba kagombera amaboko, ariko ukaba uri umukoresha mwiza, ndahari kugira ngo icyo cyizere nyubake nanjye mbashe kwiyubaka, mbashe kubaho n'umwana nazanye mu isi utabigizemo uruhare. Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi ku rubyiruko, urumva ko turi gushukwa n'amafaranga yo hanze natwe tukirara, ariko ntabwo ari amafaranga yari akwiye kutwambura indangagaciro zo kuba turi abanyarwandakazi. Twari dukwiye kwihesha agaciro kugira ngo dukumire n'ibyaha bya hato na hato. Vuga nimero ya telefone yawe. Nimero yanjye ni 078 22 58 92. Ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima Cleaning Service. Aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye. Nibyo, twoza intebe z'ubwoko bwose, yaba iz'uruhu, umwenda n'izindi zitandukanye. Twoza amatapi agasubirana ubushya. Nibyo, twoza amakaro agacya, yaba mu nzu utuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka. Icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service, kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza. Twoza ibikuta bisanzwe, yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye. Twoza amabati, amategura akongera agasa neza. Duha ikaze nka Vima Cleaning Service, dugukorera fumigation, twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe, maze ubeho iwawe utekanye. Nibyo, dukorera mu Rwanda hose, tugusanga aho uri. Akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi, twandikire ku mbuga zose, unahamagare kuri 0783 63 48 61.